niba ari amashu arimo Zanzibar bro, arimo indagara ntabwo uri kubibona. Sinzi ukuntu abumvisha umuhumuro muri video. Wisabaye iki? My God. Iki se? Ni ibiki man? In the episode. Ibiryo by'abanege. Mpire. Hanyuma si iki ubu ntago yaba ari ifi wokabya. Samaki. Sikarisi. Aya, ni inyama we. Ukuri ni samaki. Aya, ni inyama we chocolate kabove. Ndasamenye. Chocolate. Yakoze yenza amubwiye ibintu. Yego. What up people? Welcome to our YouTube channel. Make sure to subscribe, share, comment. Let's get it. Yo, people. We are back again. Guess who's back again? In the episode. Ibiryo by'abanege. So, really guys. muri tayari. Turabona iki? No munsi ntago natwe tuzi ikintu tugiye kurya. Uko mubizi impamvu nyine tuvuye mu kazi turananiwe, ariko nyine nanone ni ibiryo bya fast ibiryo by'abanege. Twagiye. Ntihabona nk'uko mubizi iyo tugeze mu kizima. Nk'uko mubizi. Oya twe dufite content yacu ya y'ibiryo by'abanege. Ntago ibyo dukora gusa bikora. Oya ntago ibyo dukora gusa murabizi, ariko bamaje kubimenyera. Like love story yanjye ibyo byonyine yabatwara n'uruhande. Azi tugeze kuri part 5 ku bantu mutabizi. Mujye murebe part zose. Nabonye comment umuriro uri murakamo azin abambwira ngo sinzongeye kuvuga azin no ndabakomeje kuko nanjye njya mu mata. Nese ni kwa kundi nyine uvuga gutyo mwana nese azin nyine uvuga azin ngo reka nkugire inama. Narayibonye ndabona nakoze no ko ariko mvuga koko ngo abanyarwanda mbigenze ntabwo ushobora kubikuza se ngo ku mafaranga. Tugeze ku cyuma si ubu ntibafunze we bafunga aka kazu gakorera amafaranga kuko gahora gafunguye ano muri weekend kaba kafunguye kandi ntibajya bafunga. Reba tuno tuzu twiza sha twiza. Twahageze rero ibigori turya ku bigori ariko ubundi ako urirata shaho. Ibigori nabiribye yakoze urubi ibigori twarye gahoro byo. Njye no muri internet twarabiryaga. So ngaha rero mu banebwe tukaba turageze mu banebwe azini yarantwaye. Noneho bino bintu wagira ngo niba ari amashu arimo Zanzibar bro, arimo indagara ntabwo uri kubibona. Indagara zibonye. Indagara zinuko zitwa muri college. Hari nk'aha hantu waburiye igiko kuko ni byabe birimo amashu y'indagara. Mwibuke ibishu bito ngewe ibintu bizamo karoti simbikunda karoti ni ikintu narya mwana. noneho usa waburiye igiko byaribyo nakoze byari biryoshye. Inoza gusa tungurusumu zonyine ariko dore crepe ngo nabo bacuruje usize makaroni zimeze nk'inyabugori. Ntabwo ari makaroni bafata makaroni ntabwo ari izo ntukamakanye ntukamakanye do anangahe ndabizi bigeze mu mafaranga
18 singaya 18 Nitwe twari oya ibi ntabwo ko birangiye tubuze icyo tuguze wa muntu yari mukuri koko umwanya tumara oya ntabwo umwanya tumara simana umuntu aba ananiwe ikibazo ari ikibazo cyo guteka ni ikibazo ananiwe kandi dushaka guhita tugenda kuruhuka fasita kuko mu gatondo uri buzinduke kare ugenda gupagasa kandi nk'ubu ngubu noneho ngewe hari n'ishuri riri pendingi ngaho bazi ubwo zo wateka ubwo wabivamo reka ese aka ngaka ubundi urashaka crepe nanjye nashaka ibintu by'isukari nese turarya iki shesto nahita nyine ngashyira udushashi 2 mu mazi tugashya wa mungani uno muntu rego uno muntu ntibaba we saa n'iki udum umuceri n'isupu rebera aka gasupu nari umuceri nta nubwo ari ikirushi kimwe bantu banjye rebera ariko di hano hari yego ndebere ibi bintu biri kuri amarayi kandi tugura ebyiri turabasha kuzigura ku 9 ibi ngibi 13 okay pire na n'iyi nyama ya noza kotelete mama hakaba hari n'isosi nyine y'imboga usuba ibiryo koko okay ntacyo kadufata ibyo tugenda hano hari baga ariko ubonye ibindi bintu se ni ibiki di vegan njye ntabwo ndi umu vegetarian ibindi bivanze baraje batwiruka bari gufunga noneho bazadukubitiramo rero rangaje wakoresheje ntabwo dutobanga ibiryo bro tuba turi kureba ibyo ari byo ndetse iyo yagiye mu isoko guhaha abihaha atabikozeho uragenda ngo ngwino ibiryo nyizanire utabikozeho ngo ubyumve neza kandi abantu biba biri ku kirimi cyabo so utafashe ngo unasome ushobora gufatira utazi bro yewe nta desiza fata nyine tugifata zino boro ni izi ngizi tugufasha okay hari kwinyereza hano abantu bari kwibaza ese aho ngaho afite ikihe kibazo urishyura ariko kuko ari kwishyura and hakurikiyeho iki tugiye guhita turya nta guteka nta gushyira nta kintu na kimwe ni guhita dushyira muri micro-onde tugahita turya karabaye tugiye kurya tugiye guhita turya abantu mwatubwiye ko mukunda ino content je vous salue turabasuhuje mukomeze mudukunde musharingi nyine bigere kure so tuzamutse mu kavumo tumaje guhaha azina nta nyoni n'imwe ibitamba mukarubane bene data nimukaruye kandi rwose ntabwo twimakaje umuco w'abadage ni umuco wo kugira vuba vuba kwisayidira mu gihe nta mwanya ufite aho kugira ngo uburare cyangwa se ubwirirwe wakora utuntu twihuse twabanebwe nyine ni ukuri pe ni umunaniro utuma umuntu anebwa cyangwa by'ukuri nta n'umuntu muri twebwe umva nyine iyo ugomba gukora ikintu ugomba gukora tuzabakorera iracyari in process turimo turayitegura videwo turi guteka ya mutazagira ngo ko ntabwo
njyewe mumaje no kumenyera batatu udufu duhaka tw'ubwenge nzabakubita fudu haka irenze muzahita muvuga muti burya rero yari atwihishemo nicyo nabizeza fudu haka irenze ariko muzaba mureba kandi ni suni ntabwo ari kera icyo rero so mwabonye adukuraho kino kintu guess who's back again isosi y'iki noneho ndende usuye isosi we amashaza na karoti ariko hano rero tuba turi indyo yuzuye umwereka okay amashaza sibyo na karoti n'ibitunguru birimo probably sibyo ni imboga kwa hano hakaba ibirayi ibinyamafufu nyine bitera imbaraga siko babyitarya ibinyamafufu yego ntabwo makanye hakaba none n'ikintu cy'ikinyama nyine cyabyembye ubusi neza umuntu atari indyo yuzuye ngo bizatwica dupfa dore so tugiye ibindi aka kabone tugashyira muri mikorone kahita gasa urashyira ahari ku isahani ariko nyambona ku kazi ngiye babishyira nyine bakuraho kano nyine barabona plastique oya ko bihumuye ibiryo byaba mbizi handi nkawe zo wumve mbese nakoze ikiye ngutwaye ngiye nkwitiyemo ikize akose ikize ko kitari biviniraho bivuviraho icyari ikinyarwanda kiri kugenda we kigenda kavukire wowe ariko kigenda kuriya kigenda kuriya mbabarira utantera washishe pe nere washishe kuko ndubanzamo byavavo banzamo kubanzamo turi kuvuga inuze ni muri microonde hari abantu bajya microonde ebyiri mu rugo wabo yego ese niba utazifite icyaka abandi ntazo bafite yaba ari iz'iki se zo gushyushya ibiryo ebyiri reka wenda bari benshi mana ese cyakoze cyase wenda birumvikana banumva imirire y'ibi bintu we birimo birashya rero so bimaze gushya rero nkuko mubibona biri guhinda umuriro suriye mani biri kuntwika azini birahumura sinzi ko nabumvisha umuhumuro muri video wisabaye iki my god ikize ni bikimana twumve wagira ngo harimo isukari niba ari karoti nyinshi wariye wumvishije kabasi tugerageze ku birayi yesu we bunebwe noneho bunebwe budukozeho nambe n'ikirayi ni pire actually ni pire hanyuma si iki ubu iyi ntabwo yaba ari ifi wokabya ni samaki sukari aya ni inyama we ni ukuri ni isamaki aya ni inyama bayita okelete kabove ndetse wamenyereye okelete yakuze ye nzamubwiye ibintu yego umva ibi biraryoshye ibi birabishye kandi nakubwiye ngo twigurire amashu hari amashu arimo Zanzibar ngenze kurya ndagara
ariko imboga nyine ni imboga turazirya kugira ngo turye indyo yuzuye ariko ntizahenda zigwa ese sha wapi harimo n'udushaza nyine harimo n'udushaza harimo niyo nguyu ntacyo asubiza inyuma imboga oya byose aratamira ntumurushye mbaratu njye ntabwo ubundi ndobanura pe ku bintu by'ibiryo ntabwo njye ndobanura ntabwo kurobanura niyo byagusaba kurobanura birangira utamiye ndakwiyamye mbaratu nutarya izo mboga ntabwo uza cyambere amashaza imabisi amashaza arahishe ntabwo amashaza amera gutya ubwo niyo bimeze gutya ntabwo atetse neza harimo amashaza amashaza atugushije harya akaranze niyo wakundaga impamvu ndi kubirya ni uko ariko njyewe ubundi sinkunda karoti zitarabye nkunda karoti muri salade ziba zirabye ahandi izi karoti zirabye zikasemo dutoya ntabwo zirabye zirabye waca oh my god ariko kubirisha n'intuza biraryoshye birapfa kumacinga gake ntabwo nshaka kubikozaho ubu ni amajengo mbanze ndya ibintu bibishye ndarya ibiryoshye nyuma so guys uzi amafaranga ese tubabariye amafaranga tubiguze nk'ari 10 kuba 300 ubwo ni 3 aka kantu ni 3 yesu oya byose hamwe byose hamwe ari 2 uko ari tuguze 9.combien oya tubinguze 19 nuko rero mbese ubundi kuki ariko ngo hariho promotion nyine mbere ari kamwe kaguraga 13 watugaye 2 noneho kamwe kakagura 9 mana yanjye jabuka gwenda kwasi nzabizayigeze ariko kwa amasa nijoro da yaratugoboka abantu dutadutinze tuvuye mu kazi kandi no uretse ko sino kuvuga ngo ibyo by'abanebwe n'ikisha nta n'ibiryo bisigaye tugomba guhaha muri nabonye umuntu wadusabye ngo tuzaye tujya guhaha nyine tubereka rwose soon we're gonna do it tubereke ntabwo tuzabikora nimukomeza kuvuga ko tuba turi gutubanga ibiryo ntabwo dutubanga ibiryo nese wagura ibiryo utabikoze urayika ibiryo byo gukoraho ugiye kugura nka karoti uri bucagure hariho niba bizi ko ari kamere yacu turacagura ntabwo nese ugenda ufata ibintu hano baraza bakarobaho nta nubwo areba araza ashyiramo n'ibyapfuye iyo turi kugura tuvuge nk'ibitunguru cyangwa ibirayi cyangwa inyanya karoti ibintu nk'ibyo nyine tubisaba nyine kugenda urobanuramo all stuff nziza baba bari kuturanga si abantu bari mu biki neza bicyo bari kurobanura bakabona tukuyemo bya iboro nk'ibirayi binini byiza ku buryo bimeze neza bakavuga ati ese kuma bari gushaka ibyiza abatetsi bo kubajya be kwigana bazi that what's going on guys so ibyo byanebwe turariye episode ya kangahe ubwo iyi ngiyi ni ya mwakane yasohokanye na part 4 y'inkuru yanjye y'urukundo turi kurya iby'inkuru y'urukundo hari abantu bari kubabaza abantu tutari mu rukundo tumama kutubabaza ceceke rero tukanira ibiryo byanjye ndi mu rukundo n'ibiryo okay watch out so turabakunda please don't subscribe please muna sharing video zacu sharing ashuti banyu niba mukunda ino content y'ibiryo byanebwe n'izindi ziriho mujye murebe
ku muntu utarebye episode ya mbere y'ibiryo byanebwe ya kabiri ya gatatu tugeze kuri kane waratahaga wari kandi zimeze bien. Ikindi ntabwo ushobora kuvuga umutwaro uri straight kuki urigiye kumugana uba wihengetse ngo siko ntabizi nta nubwo nzi ko mbikora gutya ni ukuri ko Imana mvuga mba numva ndi straight meze gutya. Oya nuko kamera ibiri hano ugomba kureba muri kamera ntabwo ugomba kureba hano imbere. Ni ukuri ntabwo uzi ko nasomye irakomeye hari ubwo mba nihengetse nsubira inyuma kureba mba meze ngo no ngo umuhungu Merci muntu. Mbese nyemera gutya. Yes, numva hani igikanu kimvuye uzi ko igikanu kivuye nawe numva nivuga ngo noneho wapi. Oya. Gutya nibwo numva igikanu cyane. Wagira ngo ari umuntu uri kureba kuri rasa. Wapi kandi kureba mu imbere. Oya. So, we love you. Twakoze gusangira natwe tuwetsa kandi kantu fast ndabizi muri za Simba ariko buri hari nyuma ya Simba hari ikindi kintu gihari buri ndimo nyine ushaka gusangamo ibintu nk'ibi ngibi. Nakumat Iracyabaho. Ibaho shesto yaragarutse. Yarafunze nagiye ngere yarabuze. Yaragarutse rero niba utarubizi ubimenye. Nukuri nge nagiye cyane ahubwo ko nayo hahiragamo se. Like nkihari yarahongera afungira irukanye cyono mama umva we mutubwire Nakumat ntiyagarutse. And aside from that ni kintu like n'andi muhahira mutubwire hanyuma see you mutubwire abantu mukundi no content mwandike muri comment tuzaba indi episode. Turabemera cyane. Bye.